Tubaye ikaze rero bakunzi mukurikirana ibiganiro byacu by'umuyoboro wa televiziyo Ivomo ry'Umuco. Tubahaye ikaze no kunogerwa n'ibi biganiro. Muri iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Sangano Papias. Nkuko twabivuganye rero twabiganiriyeho mu kiganiro cyahise, twabasezeranyije ko tuzabagezaho amavu n'amavuko y'intore ndetse n'imihamirizo yazo n'ingamba z'intore ndetse naho zatorezwaga mu itorero. Mu gihe cya kera rero ku ngoma ya cyami, mu gihugu hose hatoranywaga abasore bakoherezwa mu itorero. Mu itorero bigiragamo iki? Mu itorero bigaga kurasa intego, aribyo bita kumasha, bakigishwa gutera uruziga, kwiyereka ingabo, gukirana, ndetse bakigishwa n'isomo rikomeye ry'igihango, igihango cyo gukunda igihugu ndetse na kirazira by'umuco nyarwanda. Uzi ko iyo ukunda igihugu uranakitangira. Bagiraga rero iryo shyaka bakarikura mu itorero. Muzi mwese ko iyo intore zihamiriza zivuna sambwe, zisobanura amayugi yazo, zica imigara, binyura benshi ndetse bikabera abanyamahanga umuyoberabaswa, ariko bakabikunda nabo bakifuza ko babyigira ku Banyarwanda. Ubundi izina intore bituruka ku nshinga gutorwa cyangwa se gutoranywa. Abo basore rero iyo bamaraga kurangiza ayo masomo bagagwagamo ibice, bakoherezwa ibwami cyangwa ibutware. Mu gihe rero cya kera nta ngabo zabagaho, ingabo zari intore, nizo zitabazwaga mu gihe habayeho umwanzi uteye igihugu. Intore zikaba arizo zibimbura zikajya kumukoma imbere, kubera ko zabaga zarabitojwe, zigasubiza inyuma igitero. Mu gihe rero ndabibutsa ko ababonye intore, ndizera ko mwese mudukurikiranye mwabonye intore, iyo zihamiriza muzi ko zijya imbere zigasubira inyuma, zikajya iburyo, zikajya ibumoso, nyuma zikagwa mu nka. Baba bashakisha icyashoboka cyose kugira ngo umwanzi bamugote, bamwirukankane, bamusubize iyo yavuye, ubundi batsinda igitero. Urwo rugamba barutsinze bakagwa mu nka. Burya iyo bagwa mu nka baba batsinze urugamba. Reka rero tugaruke gatoya ku myambaro y'intore. Intore mu mutwe yambara umugara ufungishijwe igitako cyangwa igikubwe, ndetse ukaba uroswe kurota n'urunigi runyuze munsi y'akananwa. Mu ijosi ry'intore yambaramo inkomo. Inkomo ishobora kuba ikozwe mu masaro cyangwa se mu ruhu rw'inkomo. Abazi parike y'igihugu ya Nyungwe, izo nyamaswa z'inkomo zibamo, zifite ubwoya bwiza bwinshi kandi bw'umweru n'umukara. Niyo nkomo rero. Noneho mu gituza, mu mbavu, isobekeranya ibihagatiro. Ibihagatiro nabyo bikoze mu masaro. Intore mu kaboko k'iburyo yitwaza icumu.
icumu ry'ikigembe. Mu kaboko k'ibumoso rero itwaramo ingabo, iyo ngabo ikaba ari ingabo y'icondo, itandukanye cyane n'ingabo y'isuri yakoreshwaga n'abarashi. Intore kandi irakenyera ikaberwa, ikenyera umukenyero mwiza nticebure, ahubwo umukenyero ukaba ari umukenyero muremure. Nyuma y'umukenyero ikakindikizaho inkindi ikozwe mu mwenda utatse amabara, cyangwa se kera bambaraga uruhu rw'ingwe cyangwa imondo, ndetse n'urwisha ikiri ntoya. Ngendeye rero ku mavu n'amavuko y'intore, hari abantu bagiye basoma inyandiko za Padiri Kagame Alex, aho yagaragaje ko intore mu Rwanda zadutse cyangwa se zamamaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 746. Mbisubiremo, mu mwaka w'igihumbi 746 kugeza mu 1830 hayoboraga umwami Yuhi wa kane Gahindiro. Uyu Gahindiro akaba yari mwene Mibambwe wa gatatu Mutabazi. Reka rero turebe nanone mu ingamba abiki gihe bakunda kuvuga ngo intore ziri mu mirongo. Ntabwo intore zitora umurongo, ntabwo ari abanyeshuri. Intore zijya mu ngamba. Niyo mpamvu umuyobozi w'intore cyangwa kapiteni w'intore azihwitura akazibwira ati mukunde ingamba. Izo ngamba rero, urugamba rwa mbere, urugamba rwa kabiri, urugamba rwa gatatu n'urugamba rwa kane. Reka dufate ingamba enye zigizwe n'abantu buri rugamba 12. Muri abo 12 mu ngamba enye, ubwo urumva ko ari abantu 48. Muri abo 12 harimo impembe ebyiri, uruhembe rw'iburyo n'uruhembe rw'ibumoso. Abo ku ruhembe rw'iburyo bitwa abanyaruhembe, ariko mu kinyarwanda cyiza bakabita ibiyange. Ibiyange, iryo zina ry'ibiyange bakarihuriraho n'abanyabikokora babakurikiye. Ubwo dufasha abantu 4, hari uruhembe rugizwe n'umuntu umwe n'abandi 3 b'abanyabikokora. Ubwo iburyo n'ibumoso bakaba ari abantu 8. Abahamiriza ku ruhembe rw'ibumoso rero ntabwo bitwa ibiyange, ahubwo babita ibiyumbu. Noneho hagakurikiraho 4 bo hagati. Abo 4 bo hagati rero babita abanyamukondo. Nibo barakenetse umuhamirizo, bakwitura abandi bakabakangurira kugwa mu nka. Ntabwo rero kuvuga ngo bakenetse umuhamirizo, abanyaruhembe nabo ntabwo baba ari abaswa, baba ari abantu nabo bazi guhamiriza. Noneho abanyabikokora bakaba ari abantu bafite imbaraga, bagumana umuhamirizo kugira ngo umuhamirizo utabagendana, utabacika, bakagwa mu ihene aho kugira ngo bagwe mu nka. Iyo rero ingamba zabaga ari ibiharwe, uwasagukaga atagerekewe bamwitaga umufushyi, bakabita abafuha mu ngamba zose, bati kanaka warafuha kubera ko ntawe umugerekeranye. Iyo intore rero zinjira ku rukiniro zigaragiwe n'abatahisi, babyita ko cyangwa se abesa gisate. Icyo gihe intore ziba ziri mu mutahano n'ibyivugo byinshi. Hakurikiraho rero
ndagaruka inyuma abo batahizi cyangwa se abesa gisate bandi baba bagenda imbere y'intore bafite udukoni bagenda badukubita hasi bitakuma bivuga, nibo bagenda babimburira intore. Hagakurikiraho abajinja. Abajinja rero ni abanyamakondera. Abanyamakondera n'abavuza ruharage, ya ngoma y'ishakwe, ndetse n'abavuza ingaraba. Iyo rero bamaze kwinjira, intore nizo zihamiriza, ziza zibakurikiye. Akaba ari igice cya gatatu cy'ingamba n'intore. Noneho rero iyo bari guhamiriza binjiye, babyita gucyura intore cyangwa se umutahano, bakabimburira ku gitego ubundi bagahamiriza. Iyo bamaze guhamiriza rero basohoka ikondera, bagasohoka ikondera, buri wese arushanwa n'undi, kuko biba ari ibyishimo bikomeye kubera ko baba bavuye ku rugamba. Bakunda ingamba rero bakavuna. Iyo bavunnye, ibyo bita kuvuna, baba bagira ngo basohoke cyangwa se gusesa ingamba bagataha. Ibyo bice byose rero mbabwiye by'intore ni uburyo bwiza bwo kugira ngo buri muntu amenye aho ahagarara, amenye n'aho ahamiriza. Abanyarwanda tugira Imana. Abanyarwanda tugira byinshi byiza, ariko umudiho w'intore ukaba ku isonga. Ubwo rero muri iki kiganiro cyacu naha tugihagarikiye. Ubutaha tuzabagezaho amazina y'imitwe y'intore ndetse n'abari bayigize, n'abari abagapiteni bazo cyangwa bari abayobozi bazo. Tubabwire n'abatware bari bakuriye iyo mitwe y'intore. Ubwo tuzagenda tubiganiraho kugeza ku ntore z'iki gihe. Ubwo twagira ngo rero bakunzi bacu mudukurikirana, mwongere nk'uko ari umuco, mukande sabone, mwemeze n'igikumwe, cyangwa se niba bitabanogeye nabwo muhakane, ariko mukande subscribe cyangwa se sabone, mwiyaboneshe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu uko bigenda bibageraho. Murakoze.